Ziriru buryo mwavuze kubasaze reka nanjye nsare sije mu by'Imana ya nta kibazo rwose nahaguruke amanze yavuga. Haleluya, amen. Nshimiye Imana ku bwanyu ndetse n'Imana yabashije kubarinda kabageza hano, izina ryayo nirihabwe icubahiro. Amen. Nejejwe no kubana namwe ndetse n'umucecuru wanje wandeze guhera mu butoya nkaba mbaye umugabo. Nukuri uriya mubyeyi yambereye gisunika. Amen. Haleluya. Amen. Nukuri kaka wanje nagakonike. Amen. Nukuri uyu mubyeyi nukuri Imana ibaho umugisha. Amen. Kandi nkongera gushimira na pasitari. Nukuri Imana iguha umugisha. Amen. Nawe nakugezeho mbabaye nshavuye ariko ntangiye gusobanuka. Amen. Amen. Nukuri nsigaye ndambara agapantaro gafuze, gashati gafuze. Nukuri nawe Imana iguha umugisha. Amen. Kandi ikindi hano mu rugo mwisanzure muvuga Imana turabakiriye. Murakoze cyane. Kandi n'ubwitange mwagize nabonye mwaje neza. Nukuri nabonye ibintu bidasanzwe. Reba wa mukobwa wanje n'uyu. Iriya uva kure pe. Uva kure. Andawe. Muri muguru mwiza pese. Yego, kwamuganye. Twageranye muri uru rugo rwa mugenzi wacu iradukunda Eliya. Mu by'ukuri nk'uko yabikubwiye ni umuyobozi hariya haruguru mu Kinigi, kandi umurimo urabizi ni abantu. Aba bantu rero uri kubona bahagarariye abandi mu nzego zitandukanye. Njye ku mazina nitwa Prophète Ezekiel Mfitumukiza. Ngiye nakubera impamvu z'ubutumwa. Imyenda bibika ahantu hepfo mu Kizungu mu Cyabagarura hasi kuri kaburimbo. Hirya gakeya hari kuri Faraja Hotel. Iwabo w'umubiri rero ni Rubavu, nagusobanuriye mu gikubi n'ahazi. Ndahazi nanjye sindi umunyarubavu. Hanyuma Eliya ni uko twahuye, ibyo nasaze nawe ari byo yasaze. Burya abasazi baramenyana rero. Abasazi baramenyana, nuko turamenyana twemera gukorana. Ubwo ibisazi byawe n'ibyanjye mbona bisa, reka tubivanga. Navuye mu muryango w'abana 8 muri bundi wa kane. Buri muntu agira igeno rye rero mwabo bose barasenga bubaha Imana, ariko ni njyewe Imana yahaye uyu muzingo
ngo njye ngenda nkwikoreye mbwira abantu kugira neza kw'Imana. Tukaba tunageze hano ku bw'uyu muzingo. Hano ntabwo tuhageze kuko tuje kugura ikibanza, nta nubwo tuhagejejwe n'aya mashyamba ndimo mbona mutuyemo, ahubwo tuhagejejwe n'ijambo ry'Imana. Nk'uko nari mbikubwiye rero ku mazina, nitwa Prophète Ezekiel Mfitumukiza. Iburyo bwanjye urabona ko hari umukobwa, nawe ni umwizera dufatikanyije umurimo. Reka tumusabe akwibwira amazina yiwe nawe umumenye. Yesu ashimwe. Nitwa Isimbi Aurore. Nkaba nejejwe no kubasura kandi nkaba nishimiye uburyo mwatwakiriye namwe. Imana ibampera umugisha. Ubundi reka nze nkubwire, umuntu mu itorero aba afite n'umwanya afite, sibyo? Ayitirika, uri kumva, uri umuririmbyi, uri umudiyakoni, niwe madamu wa pasiteri. Rero kugira ngo tumenye. Okay, urakoze. Ndi umukristo wa hariya. Nkaba ndi umukorari. Nibyo ngibyo. Ndabona dusa no kuva mu bwiza tujya mu bundi. Urabona ko hano naho ndi kumwe n'umubyeyi w'igitangaza. Uyu nguyu niwe uhagarariye abandi babyeyi hariya. Ni umuntu ahagarariye abari n'abategarugori. Ariko urumva n'ubundi n'abadiyakoni nta ripoti bashobora kugira atazi. Rero ni umuntu mukuru, reka tumusabe abibwirire. Yesu ashimwe. Amazina ni Mukasine Joseline, abandi umubyeyi w'abana 3, abampagarariye abari n'abategarugori. Birenze ibyo Yesu aduhana umugisha. Amen. Uyu turi kumwe nawe ni umuhungu we, niwe mfura ye. Rumva n'ubundi umutambya abyara undi. Uyu mubyeyi nawe ubona dukorana umurimo kandi bya hafi cyane. Ni umudiyakoneze mwiza w'imico myiza, utinuba hahandi naho ubwiherera abandi babwinubye, atitaye ko yambaye neza. Urabibona ajya yagakora isuku, aharaniye ko umurimo w'Imana utagawa. Ni umuntu mukuru, reka tumusabe nawe akwibwira. Mwiriwe. Nanje banyita Nyirarukundo Donata, ndi umumama w'abana 5, ndi umudiyakoni ku rusengero. Ibirenze ibyo Imana duhana umugisha. Murakoze cyane, ngira ngo turi kugenda turushaho kumenyana. Rero uwo musore nawe urimo kubona w'umukobwa, nawe yaravuze ati imbaraga zanjye zigombe zikorera Imana. Dukorana umurimo w'uburirimbyi ndetse n'indi mirimo yose ashobojwe. Kurabona hari ibihumbi byinshi yaruse, aboneka no muri uru rugendo. Reka nawe abibwire ku mazina, ni byiza. Amina. Nitwa Uwimana Angelique, kabatsengera hari mu Kinigi, ngaho no muririmbyi birenze ibyo Yesu aduhana umugisha. Abashyitsi urabona ndacyabafite. Burya ngo umuntu ufite abana bafite ibintu byose. Rero Imana yaraduhaye, iduha abantu. Iyi ni moteri. Ntiwumva. Rero aba bavandimwe 2 nabo urimo kubona hano, uyu niwe uhagarariye abaririmbyi bakuru.
ni umuntu mukuru, si ibyo gusa akora, bitewe n'uko Yesu yaravuze ngo ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Rero hari igihe usanga umuntu arasarura mu baririmbyi ariyo sitepu yahagazemo, ariko wajya kureba n'indi mirimo irimo gupfa bikarangira nayo yayisanzemo, ariko nta kundi, hari aho Yesu azadusanga kandi azaduhembera aho azadusanga. Nawe ni umuntu mukuru, reka abasuhuze anabibwire. Haleluya. Nitwa Nyiranshuti Kararisa, ndi umuririmbyi ari haruguru ku itorero, n'ikindi cyose cyatuma mbona umugisha ndagikora, ibirenze iby'Imana iduhaze ibyiza. Imana ishimwe cyane. Urabona ko ibintu biri kugenda bijya mu murongo mwiza. Nababwira hariho umuririmbyi ujya umfasha, umuririmbyi wa Kane Muzagakiza. Wa Kane Muzagakiza. Uriya muririmbyi aranyubaka. Amena. Urumva? Aranyubaka kubw'imbaraga, kubw'urukundo, kubwo kubona umwana wawe hari icyo akoze, nawe ugeraho ukagira ute? Ukanezerwa. Niboneye urukundo rw'Umukiza, urwo rukundo nirwo runezeza, afite izina ryiza uwo nakunze, n'Imana Data n'Umwana we Yesu, nashimishijwe urukundo rwawe, yewe Mana nawe Yesu Kristo, nashimishijwe n'urukundo rwawe, yewe Mana nawe Yesu Kristo, je ndi imbere yawe ndi umwana muto, icyo nkwiriye ni ugufashwa rwose mu bintu byose no kubaho kwanjye, mugiye ngeragezwa muri isi, nkomeza mwami singendenge nyine, umbe hafi mu rugendo rwanjye, nkomeza mwami singendenge nyine, umbe hafi mu rugendo rwanjye. Iyo ngusabye Yesu kuji wanjye, ubwo manjaka ko wamara ubwoba, je munyabyaha umfashe ungomeze, kuko nshidikanya sinkora ibyiza, singikora ibyaha binezeza, unkora ibyo nikoresha, singikora ibyaha binezeza, unkora ibyo nikoresha, niboneye urukundo rw'Umukiza, ari we wancunguje amaraso ye, ayo maraso sayo mu bitungwa, n'amaraso y'Umwami Yesu Kristo, yarukiranuka mu bisi bose, ageza watanga ubugingo bwe, yarukiranuka mu bisi bose, ageza watanga ubugingo bwe. Amen. Amen. Buriya uwo muririmbyi yari yamaze kubona urukundo rw'Imana. Amen. Yari yamaze kubona ubwiza bw'Imana. Amen. Ati niboneye urukundo rw'Umukiza, ari wanshunguje amaraso. Amaraso atarayo mu hene cyangwa inda. Amaraso y'Umwami Yesu Kristo. Amen. Ubu natwe ngaho ndi, buriya ntabwo mwarebye, ndi kwicara nkumva ikibuno kiri gushaka kunyiganyika kubera ibyishimo. Amen. Haleluya. Amen. Buriya hari icyo mbonye, hari n'icyo kije mu mutima. Amen. Urumva? Yamubwiye ngo umukozi w'Imana avuze ngo ijambo nkubwiye uzaribwire n'abantu. Amen. Urumva? Imbuto nkubibyemo yere ku imbuto yo kubora, ahubwo imbuto yo kumera ikera. Haleluya. Amen. Iyo niciye mu rusengero abahungu banyijya babwira ndashaje. Buriya hari ijambo Dawidi yabwiye umuhungu we, Salomo, ndashaje giye kugenda nk'uko abandi bose bagiye, ariko uzahagarara ikigabo. Imana nakoreraga bari uzakorera. Uzahagarara ikigabo. Salomo umwana wanjye uzahagarara ikigabo. Haleluya. Amen. Ahangaha ndi kubona abantu ba hano benshi bagiye, ariko sinabura kubereka abantu mu nsanganye. Izina bwite
ni bakunda kumpamagara muzehe bite akamashini k'indoki k'abanyarubavu bakanyita tayeri ariko izina siryo nitwa Nzitabakuze Boniface Nzitabakuze. iryo Imana yambaye ni mwarimu izina rya mwarimu ryo nditeze guhanagurika ubwo nkaba ndi umukozi w'Imana mu itorero ryo kwizera Nyange. Amen. Yahangaha pafite umugore mukuru ukomeye ari we twita nyina w'abana. Amen. Nyogokuru haguruka mukecuru. Haguruka wabonye umugabo w'umusore none wa musore arasubirayo uyu mukecuru uri kureba niwe washoboye kurera uno mwana. Ni nyirakuru ubyara se. Wow. Amen. Ahangaha turi kumwe na madami wa Elia umukazana wanjye nawe nahaguruke. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nitwidoye Marceline mfite umwana umwe n'umugabo umwe ibirenze byose duha n'umugisha. Umukecuru ariko nawe yakwiye umukecuru ngashaka navuga izina ryaje. Aba bose bararizi mukecuru. Ni wawe ari nyirabirayi niba ari nyirandoki niba ari sebigori. Njewe izina ryanje ndihira na nyina Mfakarame. Yuliya na nyina Mfakarame niryo zina ryanje. Ugomereze uyu muhungu rero uri kureba Elia iradukunda ni umwana wanje bwite nanjye buriya Timote we yaravuze ngo Paulo abwira Timote ati mwana wanje nibyari sibyo nubwo yageze igihe ari kubwira Tito ati igitumye ngusiga Ikereti urukumva nuko yaramuziho ubutwari nanjye uyu ni umwana wanje Elia nibyariye iradukunda Elia muzi nk'umugabo. Amen. Buri iyo nafashwe n'indwara nujya kunyanamaho mu mujyi iyo nagize ikibazo niwe waba gifite ngire ngo uyu nguyu asumba abana banjye nabyaye kubwo ndi umudamu wa mbere yaratashye mfite umudamu wa kabiri uyu ni wagurutse kujya kunkwerera nka data. Amen. Amen. Uyu ni umwana nakubwira ngo uri kumwe nawe uri kumwe n'umugabo tinya kuva hano ugafata imodoka ukagera ku kabari ugafata ibusasamana ukajya aho bita ku Kabuhanga kuri Douane. Kabuhanga ndahabona hariya hamwe na za Kabumba hirya mu Mutovu za Rugeje aho ni mu bisi no kuva ni ku Kinogo neza uri kureba ku Gikuyu cya Manga. Uyu yarahagurutse arahazi rero uri mugore wanjye yarwaye cyangwa ngewe nagize ikibazo uyu yajya akajya kubahamagara. Bituma mbabwiye ngo uyu ni umwana wanjye nanjye nibyariye. Amen. Na amaraso yanjye. Amen. Hasigaye Imana ivuze. Amen. Amen. Maze rero buryo mwavuze kubasaze reka nanjye nsare sije mu by'Imana ya nta kibazo rwose. Nahaguruke amanze yavuga. Haleluya. Amen. Nshimiye Imana ku bwanyu ndetse n'Imana yabashije kubarinda kabageza hano izina ryayo nirihabwe icyubahiro. Amen. Nejejwe no kubana namwe ndetse n'umukecuru wanje wandeze guhera mu butoya nkaba mbaye umugabo nukuri uriya mubyeyi yambereye gisunika. Amen. Haleluya. Amen. Nukuri kaka wanje nagakonike. Amen. Nukuri uyu mubyeyi yankoreye ibintu bidasanzwe. Arandera mu buzima bumeze nk'ubupfubyi. Ndakura mbona umudamu aranyemera turabana. Maze kubona umudamu
uriya musaza ubona uyu ni data impande zose kugira ngo nkizwe uyu musaza wambwirije ubutumwa. Amen. Aramvuna, Imana imuhe umugisha. ndakizwa, ivugabutumwa ryose ndikesha uyu mubyeyi. Amen. Mana yangiriye neza rero, yampaye umwana, uyu ni umukobwa wanje. Amen. Yitwa Uwineza Dorocas. Tera haleluya. Witwa nde? Ari yangiye. Nukuri Imana ibaho umugisha. Amen. Kandi nkongera gushimira na pastari. Nukuri Imana iguha umugisha. Amen. Nawe nakugezeho mbabaye nshavuye ariko ntangiye gusobanuka. Amen. Amen. Nukuri nsigaye ndambara agapantaro gafuze, gashati gafuze. Nukuri nawe Imana iguha umugisha. Amen. Kandi ikindi hano mu rugo mwisanzure muvuga Imana, turabakiriye. Murakoze cyane. Kandi n'ubwitange mwagize nabonye mwaje neza. Nukuri nabonye ibintu bidasanzwe. Mana ibishimire. Murakoze, reka twakire papa wacu twese. Hari umuririmbyi wavuze ngo turirimbire ihoraho Yesu ari kumwe natwe. Sibyo? Turirimbana uriya muririmbyi wa mirongo ni 21 ngira ngo muzo gushimisha Imana. Niturangiza turakirana. Iri ni itorero rizima. Ririmo abakecuru, ririmo abasore, ririmo inkumi. harimo n'abashoboye. Ndambamba. Nta kindi gihesha gukiranuka mu bisi no mu bo mw'ijuru, keretse kwizera ko wogejwe de n'amaraso ya Yesu masa. Wogejwe na Yesu watunga nije n'amaraso y'umukiza, ari ubwo yaduhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Amaraso ya Yesu yogejwe atyo abana imitima yabo, nimukererwa ubwo imitima yanyu neza. Wogejwe na Yesu watunganije n'amaraso ya Yesu, hari ubwo yaduhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Umukezo bwazagaruka afite icyubahiro cy'ubwiza bwe, abatari beza bazinjiriwe mu birori by'ubukwe wogejwe na Yesu watunganije n'amaraso ya Yesu, hari ubwo yaduhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Bazatinya guhinguka imbere ye, bazahinduka ubwoba gusa, no kwiyambura iyo myambaro mibi Yesu abambikiye y'ubukwe. Wogejwe na Yesu watunga
nije n'amaraso ya Yesu hari ubwo yaduhagije amaraso mbasemya mbara yawirera. Haleluya. Amen. Abantu iyo bamaze kuririmba bamaze no kuvuga kwibwirana barahaguruka bakaramuka. Amen. Haleluya. Amen. Bakakirana muri yandamutso yacu y'abakristo maze barangiza bakagira uti bagasuhuzanya. Nukuri. Rimwe, kabiri, gatatu. Turashira mu izina rya Yesu Umwami wacu. Imana ibahe umugisha hamwe natwe. Amen. Amen. Nukuri Imana iduhana umugisha. Twabishimiye cyane. Gifaru wahageze. Imana iguha umugisha. Eliya nukuri dushimye Imana. Imana iduhana umugisha. Doroka suhuza nawe sha sibyo. Imana iduhana umugisha. Niwe mukobwa mukuru, niweho mukobwa mukuru rwose. Imana yarakurinze. Nzagusura umunsi umwe tuganire byihariye rwose uko uri umunyamateka weho nakubonye uri umunyabitabo. Nzaza. Amen. Nzaza. Uyu munsi naje gusura Eliya wari umaze iminsi arwaye. Nibyo ntiwumva. Imana ishimwe ko mbonye umukobwa rwose. Ni ukuri. Rero ni byiza kandi ni n'umunezero kurusha iyindi. Ndatekereza nkuko tumaze kwakirana, tumaze kwibwirana, ariko reka tumwakire muzehe atugezeho ijambo ry'Imana. Burya mu Kinyarwanda baca umugani ngo ntawe ucurisha agati kandi inyundo zigize gute zihari. Rero imyaka yamaze yikorera iki gitabo irahagije. Reka uyu munsi adusogongeze kuri riri kumufasha cyangwa riri kumwubaka muri iyi minsi. Murakoze. Ndebere Zaburi ya 34. Zaburi ya 34 hera ku murongo waho wa 9 ugeze ku murongo wa 11. Ako konyine ariko twumva ikimana ishaka kutubwira. Zaburi ya 34 na 4 tugiye guhera ku murongo waho wa 9 yego tugeze 11. Dusome mu izina rya Yesu. Iyi ni Zaburi, ni indirimbo ya Dawidi ubwo yasayishaga imbere ya Abimeleki akamwirukana akagenda. Tugere ku 9. Nimusogongere mumenye yuko Uwiteka agira neza. Nimusogongere mumenye ko Uwiteka agira neza. Amen. Ngo ijambo ry'Imana yasohotse ngo nimusogongere mumenye ko Uwiteka agira ute agira neza. Uwiteka agira neza. Hahirwa umuhungiraho. Mwubahe Uwiteka mwabera bemwe. Kuko abamwubaha batazagira icyo bakena. Abubaha Uwiteka ntibazagira icyo bakena. Amen. Ububaha Uwiteka ntazagira icyo akena. 11. Imigunzu y'intare ibasha gukena. Imigunzu y'intare za ntare z'ibisuri ibasha gukena, zishobora gukena no gusonza. Ariko abashaka Uwiteka ntibazagira icyiza bakena. Amen. Haleluya. Intare mu ijamba zishobora gusonza zigakena. Haleluya. Amen. Bariya bafite imodoka, bafite imirima myinshi, bashobora gusonza bagakena, bakagira ibyo bakena. Ariko uwiringira Uwiteka ndazakena, nta cyiza azakena. Amen. Uwiringira Uwiteka, wa undi wagiye gukorera Uwiteka, ntabwo azigira asonza. Amen. Haleluya. Amen. Iyo usomye iriya Zaburi ya 122 iravuga ngo
uwiteka uwiringi uwiteka haleluya. Izuba ntizamwe na kabiri na rimwe na kabiri. Imana yaramubwiye ngo izuba ntirizakwica ku manywa cyangwa ukwezi nijoro, izakurinda amajya n'amaza n'ibirenge ntibizategwa. Haleluya. Ibyo byiringiro ntabwo bijya bikoze isoni. Haleluya. Dufite ibyiringiro. Umuririmbyi yaravuze ngo ngiye mfite ibyiringiro ko namaze kwihana nkababarirwa, ubu nkaba ntegereje Imana ivuga zigira mu ijuru kwa data kwiruhuke. Haleluya. Amen. Ngiye mfite ibyiringiro byo mu mutima. Amen. Ko namaze kwihana nkababarirwa, ubu nkaba ntegereje Imana ivuga zigira mu ijuru kwa data kwiruhuke. Ushobora kugenda ugatangira mu gitondo uri kugenda uri kuvuga ubutumwa, pasiteri waramutse, pasiteri wiriwe, maze wagera mu rugo ugasanga inkono iheruka kuziko muci cyane rupe. Ariko kubera wagiye gukorera Imana, ntabwo ari umutindi wakoreye. Waba umaze kugera mu buriri neza ko n'umwana atangiye kwifata gutya, ibyiringiro bimaze kuvaho. Kumva umuntu araje ngo pase mwiriwe, ngo yego, ngo pase ngo nari mfite agatobe, ngo none se ngo ko bwije, none se ko namaze kuryama ubu nabyuka. Kanze nkubwire ishobora kubaho yamara kuguhereza amafaranga 500, ukabwira umugabo wakoteje 500 akaba afite 100. Kumva abantu 40 byari 4,000, akaba ari bidomoro 2 by'iki by'imisururu, tugakubita kuri katwa tukakandi 7, akaba ari bidomoro 2 n'igice. Tukajya kunywa, abantu bakavuga ngo bari kunywa amaturo, bari iyo bamaze gusohoka baja kurya amaturo. Mugabo aranyihorera ahenze nk'iki gihe. Tiwamenye mwarimu nti ejo ngiye mu Ruhengeri mu nama, pasiteri mugenzi wanjye azajya mu mbuza amatorero Ibusasamana, ugiye kurarana n'ekipe irarira asenga, ejo uzirigwamo, uzanararamo, uzava mu ejo bundi. Nsigaranye amafaranga 50 gusa. Umugabo ugiye kuyobora iki icyuma, savuga ngo ni mutureye weyo 50 ukayireka. Nagiye kureba na ya 50 ndayituye ku manywa, mburi icyo ntura urupapuro, tangira kuvangwa Imana esinzara y'imisi 2 ko ndi mu nzu ngenyine zayikizwa n'iki. Nijoro kuwa kabiri nijoro umukozi w'Imana mbona arahagurutse ngo abari muno bari gutekereza ko bashonje Imana irabagaburiye. Mwuka baramanutse, ndarahaguruka ngo irabagaburiye narabahagije. Amen. Uvuga ngo ibi ni bya bindi muvugaga n'abahanuzi, ni ibyanyu by'abahanuzi. Ndi gutekereza se bahungu ndabigenza mu gitondo igihe cy'isasita, abahanuzi reka sinakubwira bagiye mu mwuka, bagiye mu mwuka Imana irabagaburiye. Barihirika akaba karabaye. Ndatashye tangiye gutekereza uwo ndajya gukubita imigozi, ndajya kwa naka nibura aramfashira ijoro rike. Naraje ndaza no mu rugo gikingura, mbona umudiyakoni yazanye indobo inoni ya kilo 25 irimwe ibirayi, ino bitaga bya mushoma, bya birayi binini. Mbona arakasaraje, ndakingura nshira mu nzu, reka nje kureba ahantu namufatira igipende, biho sindahabura. Mukanya twicaye tutari twafata urugendo kamwe ngo wenda barangije kagakosi muguri. Umwana baraje ati mwari hari abantu bari kugushaka. Ngezeyo nsanga ndazanye indobo y'umusheku w'intonore, yagize ibitonoye, agira n'indobo nayo arayitsindagira. Nawe ndamubwira ngo ngwino ujye hariya ujye kunywa gasohoka. Tangiye kugira ute
utangiye kubyibuha. Kumva nasize bari kunywa ndaza mfata imbabura nkubitaho umuriro ubwo nagira peteroli mu nzu suka ku makara bya bishimbo ntabwo nigeze mbibaranura ibirayi nabyo niba narabironze ntumbaze mfata kunyuka igikukuri njugunyamo tujya gusangira ubushera. Urukumva ndi gusoma ngize ute niringiye kubihiye kubaherekeza nabavanye ndabona bageje aho uramudamara kubera n'inzara nari mfite naragarutse nsanga byahiye maze kubirya ntangira kuvuga ngo shimwa Mana kwicyo wavuze cyasohoye. Amen. Ndavuga ngo shimwa Mana. Niyo mpamvu natwe niba ugiye mu by'Imana jya mu by'Imana, Imana igiye gusigara mu byawe. Amen. Amen. Kubwo umugabo dukorera ntabwo ari igisambo. Oya. Kandi nta nubwo ari umukene. Ntabwo ari umutindi wo kobari. Oya. Haleluya. Amen. Ibyo bishyimbo namaze nk'iminsi 4 ndiko ryanda n'inyotora. Umuntu umwe rero n'indobo y'ibirayi ingana utyo nazaga ngafata ibirayi 2 ngakubita kuri bya bishyimbo indi itangira kuzamuka. Haleluya. Ubugize nyakubaho. Mbaye nyakubaho. Amen. Amen. Ushobora gutekereza ngo Mana we noneho birahindutse. Iyo urugamba rukomeye no rugiye kurangira rukumva buriya umurimbyi yamaze kuzurumuka yavuze ngo hanyuma ya 0 irakora. Amen. Icyubahiro ni cy'Imana. Komeza bana unyagatulika njya mbashima baravuga ngo komeza inzira watangiye were gucika wicika intege nugera mu nzira ugahura n'iki nibinyerera ugahura n'amahwa ugahura n'imifatano. Umurimbyi yavuze ngo iyo nzira niwe Yesu yanyuze maza kugufi aje kugutabara mu mahwa mu mifatangwe niwe Yesu yanyuzaza yaza kudupfira. Haleluya. Amen. Mwimutangiye ubutumwa muragiye gukora ubunyereni nibuza ukavuga ngo ndanyereye sindasubirayo uzabutsinzwe. Ariko nunu unyerera kihangana ugakomeza ugahaguruka ibyondo ukabihanagura. Imana ukora ntabwo ari umukene uzasanga isabune yo kuyifura. Amen. Haleluya. Niyo mpamvu nge nongere mbabwire niba ugiye gukorera Imana Mukaroti yashubije amaso inyuma y'inkingi y'umenye ako kanya sibyo ubu hari ukundi ushobora gukorana n'umushumba wenda ukanyerera gakeya cyangwa bakagenda bakamubwira ati pastor ari kurya amaturo n'ibindi pastor iriya ntabwo akiri pastor afite y'abagore n'ibindi uyu niwo kurikira uyu muhungu wanjye. Amen. Nuko ati Amen. Ati nta kundi none pastor bagiye kumwimura. Urukundo ni wumva bakubwiye ngo urimutse ujyanywe n'ibintu bibiri gukura mu mwuka no kugeragezwa mu mwuka. Hari igihe ashobora kwimurira ahantu basa n'abakujyanye mu butayu kugeragezwa, ariko iyo uhagaze neza Satani aratsinda. Amen. Pastor bamumva ya hirya namubwiye nti nukora neza yari mwarimu atari ya pastor namubwiye nukora neza uzava hano uri pastor nukora nabi uzasubira y'amaramasa ubu ni pastor nawe nubwo haciye mu bunyerera ariko ni pastor ayoboye itorero. Namwe mugiye gukora ntugire ngo ubunyereri buzabura mu murimo, ariko iyo uhagaze neza urakandagira Satani agahiri. Haleluya. Rero ugende wiringiye ko iyo ukorera Imana neza intare mu shamba zirasonza zigahiga zikabura icyo zica, ariko wiringiye Imana yo ntazagira ute ntazagira icyo akena. Mwakira ijambo ry'Imana. Nukuri ibintu tuganiye ikintu cya mbere saruye kuko buriya ijambo rimanutse ntago rishobora kumanukira ubusa. Hatabaye mu inyigisho haba hari mu inama, hatabaye mu inama haba hari mu inyungu. Ikintu nshoboye kunguka cya mbere ni ikihe rero? Nungutse aya magambo abiri nuko impinduka z'umuntu uko byamera kose harimo ibintu bibiri, ko umuntu ashobora guhinduka cyangwa akimurwa yimukiye kugeragezwa, cyangwa se akaba yimuriwe gukura mu mwuka.
aya magambo hari icyo ambitsemo kandi bibiremye umutima wanjye. Uyu murimo dukora duterwa amabuye menshi, nk'uko bivuze dusimbuka umutego gumwe, amagambo, tugasimbuka n'iy'ibikorwa action zateguwe, turaswaho n'abantu twari twiringiye twizeye, ariko unkomeje mu rugendo ko bishobora kuza ari ibigeragezo bikingutse, cyangwa se ari ukugira ngo Imana inkuze mu buryo bw'umwuka. Murakoze cyane rero. Aha hari amagambo ngira ngo tusangire gakeya aboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice byaho ni 45. Amen. Umutwe w'aya magambo uravuga ngo ibyakuro n'iby'Abayisiraheli uko bazagaruka. Amen. Ibya Eliya n'iby'umuryango we uko bizongera kubakika, uko bizagaruka mu biganza bye, mu muryango, uko bizagira imbaraga, uko bizagira inkomezi. Arambwiye ngo witwa Birikimasi, arambwiye ngo witwa Bona. Amen. Ni ukuvuga ngo uyu munsi si kuro turimo kubona, ahubwo ni Bona. Uyu Bonifasi ibintu bye uko Uwiteka agiye kubigarura akabigota, iyo migisha ikongera ikagaruka mu biganza bye. Dusome n'umurongo wa mbere turagera ku wa 3, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 45. Turasoma duhere ku murongo waho wa mbere tugeze ku wa 3. Ibi nibyo Uwiteka abwira Kuro uwo yimikishije amavuta ati, niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi, kandi n'amarembo ntazugarirwa. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hihereye, kugira ngo umenye ko ari Uwiteka Imana uguhamagara mu izina ryawe, ari njye Mana ya Isiraheli. Amen. Mana, turagushimye kuri uyu musozi, ijambo ryawe nirizimu duhaye. Turakwinginze ngo udukingurire ikirere, twongere tubone umwuka wera dusobanure kurushaho, kandi tunezererwe iby'ibi bihe, kuko ushoboye byose, ukaba uri umwami wacu. Amen. Amen. Mu by'ukuri twagejejwe ahangaha no gusura mwene data mukozi w'Imana Eliya wari umaze iminsi arwaye. Ndashaka kubihuza n'iri jambo ribonetse mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 45, havuga ngo ibya Kuro, haleluya, ibya Eliya n'iby'umuryango we uko bizagaruka, haleluya. Burya ubwo yarwaraga yaratakaje, yarahombye, hari iminyago yanyazwe. Amen. Hari iminyago yanyazwe, hari ibyiringiro yatakaje, kuko buriya uburwayi buragora. Yaribazaga ate, ubu kandi wabona mpfuye, none umugore wanjye n'umwana mbasize he? Yaratekerezaga, none turarya iki ko ntari muzima ngo mpaguruke njye gutera ikiraka baronke icyo kurya? None turabaho gute ko uburwayi bwamaze kugera gute kwinjira mu rugo? Rero uburwayi njya mbugereranya n'ibyago, kubera ko uburwayi si amakuba. Ubundi amakuba n'ibyago hari ikintu kimwe bihurizamo, ariko biratandukanye. Burya ibyago biratoranya. Burya Eliya arwaye, abandi hano muri karitsiye bari bazima, byari byatoranije nde? Eliya.
mu muco w'ibyago rero biratoranya. Niyo mpamvu ku musozi hashobora gupfa umuntu umwe abandi bagasigara ari bazima. Ibyo babyita ibyago. Mu muco w'ibyago, ibyago bigira ute? Biratoranya. Niyo mpamvu byatoranyije Eliya, ararwara, umubiri ugira intege nke, ndetse agira no gusuhuza umutima. Haleluya. Niyo mpamvu uyu munsi Imana yaduhaye ijambo tumuzanira rimubwira ko ibyo yanyazwe n'ibyo yahombye, yaba we bwite ndetse n'umuryango we, ko Uwiteka noneho abigaruye ku buzima bwe, akira igitangaza cy'Imana. Nari nkivuga uburyo ibyago n'amakuba hari ahantu bihurira hehe? Bihurira mu mubabaro. Tubonye ko ibyago bitoranya, ariko amakuba ntabwo atoranya. Buriya amakuba, izuba ubu ngubu ni mu gihe cy'izuba, murabona izuba ryavuye. Rivuye rero rivira abantu bose. Amena. Rivira abantu bose. Ntabwo ryaje ngo rive ku muntu umwe abandi basigare. Nta nubwo ryavuye mu murima w'umuntu umwe ngo iyindi mirima ibone imvura. Ni ikimenyetso rero cy'uko twafata ko amakuba adatoranya, ariko arababaza. Amena. Ariko agira ute? Murabona twagiye amaguru arashya, arongera arahora, ivumbi ritujyaho rirongera rirahunguka, n'irindi rirongera riraza, nuko amaherezo tugira ute? Tugera ahangaha. Amen. Nari nshaka kukubwira ijambo rivuga ngo nimuhumure. Haleluya. Kuko Uwiteka niwe uteruye amagambo, aravuga ngo ibi ngibi noneho nibyo Uwiteka abwira Eliya ndetse n'umuryango we. Mwicike intege, muri mu maboko y'Uwiteka, kandi abafashe mu kuboko kw'iburyo, dore ko buriya ukuboko kw'ibumoso kujya kunanirwa vuba kukarekura, ariko Uwiteka bafatishije ukuboko kw'iburyo. Ntabwo ari ibyo gusa, yambwiye ngo nze mbibutse ko yabimikishije amavuta, kandi aya mavuta Imana yabimikishije ntabwo ari yayandi y'amamesa. Buriya amamesa ashobora kurangira, hari n'igihe hashirira bikaba ibibazo. Ubuto bushobora kurangira kuko babukugurisha baburenze, ntabwo baguha katazashira. Ariko aya mavuta Uwiteka avuga hano ni amavuta y'Umwuka Wera. Niyo mavuta twimitswemo, niyo mavuta dutuyemo, niyo mavuta dukorana nayo, niyo mavuta tugendaho, niyo mavuta dutera kurabagirana. Imana itugirire neza cyane. Rero ntimucike intege, mukomere, kuko Uwiteka, haleluya, atabimikishije amavuta asanzwe. Ntabwo ari yayandi y'inka, sina yayandi ya era y'abantu bajya bavuga atarahenda, aba ariyo tujya twifashisha twimika abantu. Oya, ahubwo ni amavuta y'iki? Y'Umwuka Wera. Haleluya. None si wewe Uwiteka afashe ukuboko mu kuboko kwe kw'iburyo. Haleluya. Kandi ntabwo ari ibyo gusa, amagambo yakomeje avuga, aravuga ati ni wowe mfashe mu kuboko kw'iburyo, nkanakuneshereza amahanga ari imbere yawe. Amen. Bya bintu byari imbere yawe utazi, bimeze nk'ibizungu, n'ibindi byazaga byifashe nk'ibisirimu, bikwishima hejuru, ariko bidafite Imana. Biriya byose ni nk'ubusa. Biriya byazaga byitera hejuru, bidafite Umwuka Wera, bimeze nk'ibishushungwa. Imana itugirire neza cyane. Komera, shikama, kuko Uwiteka ari we ukuneshereje. Biriya byari biguteye ubwoba. Kandi ngo si ibyo gusa, azanamenagura inzugi z'imiringa ndetse n'ibihindizo by'ibyuma, azabicagaguramo kabiri, kugira ngo akwereke ko ari Imana yagutoranije, kugira ngo akwereke ko uri umunyamugisha kandi wahawe nayo, kandi mu ruhande rwawe hari isumba byose. Amen. Hari Imana isumba byose. Haleluya. Ku murongo waho wa kabiri avuzemo amagambo akomeye cyane, numva noneho ngewe ndashiriwe, ariko nshirirwa njya mu ijuru ku Mana. Amen. Amen. Nzakujya imbere. Haleluya. Nzajya mu kibazo cyawe, nzajya mu bitekerezo byawe, nzagera mu byiyumviro byawe, nzagera hakubabaza,
nzagera aho bitari gukunda, nzagera aho bitari gucamo, ariko Mana yanjye, maze ngo ibimeze nk'imisozi mbiringanize, haleluya, nzabicagaguramo, haleluya, maze mparinganize. Mutambuke mwemye nta bibazo by'imisozi, mutambuke mukomeye ari nta byo kunaniza, mutambuke mumeze neza kuko Imana ari umukozi w'umuhanga, mutambuke mushima kuko Yesu ari kumwe natwe, mutambuke muvuga imbaraga kuko imisozi yavuyeho, mutambuke muvuga kugira neza kwiyera kuko yasubije inyuma ibyari birimo guca intege. Ngo nzakujya imbere ntugire ubwoba, ntugire ubwoba, nzakujya imbere, inzira yo nzayica, ibibazo nzabikemura, amagambo nzayarangiza, gusuzugurwa nzabishyiraho iherezo, kuvugwa nzabihereza gahunda, aleluya, nzakujya imbere. Amen. Ongera wumve ko mu kibazo cyawe Yesu ari we ukugiye imbere, ongera wumve ko mu rugamba ruri kurwana Yesu ari we uje kurwirwanirira. Muzehe yavuze ngo imigunzu ngo ishobora guhiga mu ishyamba yarangiza igasonza, ndetse ngo ikadakena ikaburanirwa ansayidi impande zose ntironge. Urumva ngo ariko abiringira Uwiteka ntibazagira ibyiza bakena, kuko ibyo ngibyo Uwiteka yamaze kubitugabiza mu izina rya Yesu. Amen. Ari naho turangirizaho. Hari ibintu Imana igiye rero kubahereza mwa bantu, hari ibintu Imana igiye kubaha. Amen. Hari ibintu Imana igiye kubaha, ahubwo ibi bintu murabizi. Amen. Aha, gatatu rero, nzaguha ubutunzi buri mu mwijima. Hari ibintu byanyegejwe cyangwa byahishwe, ariko ibyo ngibyo Uwiteka aravuze ngo nzaguha ubutunzi buri ahantu mu mwijima, ngo ndetse n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari njye Uwiteka uguhamagara mu izina ryanjye, ari njye Mana ya Isiraheli. Aleluya. Hari igisuzuguro mwari mumazeho igihe. Amen. Hari igisuzuguro mwari mumazeho imyaka, hari igisuzuguro mwari mumazeho igihe kinini cyane. Uwiteka agiye kuza abahereze n'ibintu byari bihishwe, kuko Uwiteka agiye kubihishura. Namara kubihishura bibahe, kugira ngo mumenye ko ari Uwiteka wabivuze kandi ubisohoje, ubibagabije mu izina rya Yesu. Reka mbwira abantu bo twazanye ngo aya maguru mwaje mukubita amabuye, mwaje musitara, mwaje mugira gute, iyi ni imirimo tuzibutsa Imana. Aya maguru murimo kumva barya, twebwe ngibi twarabimenyereye, twirirwa tugenda nk'utumodoka tukarara tugenda. Nk'ubu njye nageze mu rugo nka saa 3 saa 4 tuvuye ku murimo, bukeye ndagenda nanone, n'uyu mwanya ndacyari kugenda. Kuko niba umuhinzi adacogora guhinga, ntacogore kubiba no gukurikirana imbuto ze. Nutekereze ko Bibiliya nzajya kuyimanika mu nzu, n'ukugenda imisozi tukagenda tukareba bariyo, tukababwiriza ubutumwa bwiza, bagakizwa kugira ngo batazajya hehe mu muriro. Amen. Amen. Uyu munsi byaroroshye. Hari igihe Imana igira nka gutyo ukabona n'ibyo biceri 300 ukabuteza imodoka. Ariko kera muzehe warambwiye ati navaga hari ya Rugerero nkajya Rusonga, ati aho hantu n'urugendo byibuze wihuse n'amaguru amasaha makeya wihuse nta kureba ku ruhande. Kandi noneho ni inzira y'amashyamba, ubunyereri, ibyondo, amasayo. Hari n'igihe nk'imvura igwa ukabona nk'umusozi urarindimutse uragiye. Ni ahantu haba abantu b'abagome,
niba mwumva ngo habayeho amateka y'abacengezi mu Rwanda, hariya niho hari indiri y'iki y'abacengezi. Kuvuga ngo ugiye kuvuga y'umwari utari autochtone waho, nabyo byari ikindi kibazo. Ariko bitewe nuko intego kwari ugutwara ubutumwa, ayo masaha akayakora, akajyana iki ubutumwa. Imana iguha umugisha kubw'umuntu mwakoze, kandi Imana ikomeze bakomereze mu buntu bwayo. Ijambo ryarambwiye ngo sinzapfa ahubwo nzarama, kugira ngo mbatekerereze imirimo n'ibitangaza Imana yagize gute yakoze. Ndagira ngo dusenge Imana tunasabira umugisha bene data. Mu by'ukuri Eliya twaragusengeye, ariko kubikubwira ku munwa ntago byari bihagije. Niyo mpamvu twafashe uyu mwanya turavuga reka tuhagere, tumwere ku musanzu wacu w'amasengesho twagize, tunamenye Eliya turuka he. Mu by'ukuri kwa Eliya turahabonye, ubutaha ntituzabaririza inzira. Imana ibamere umugisha. Mana turagushimye kuri uyu musozi, niwe uduhaye ijambo, niwe uvuganye natwe, niwe uduhaye ibintu bihishwe ahantu kure cyane, niwe witamuriye ku buzima bwacu, kandi hari n'icyo ubikoreye, ni ukugira ngo n'abadupinga n'abadushidikanyaho bamenye ko ari wowe wabivuze kandi ari nawe ubikoze. Mana we turanezerewe ko ibyari bituzanye bigeze ku musozo. Dushimye tugukomera mu mashyi kuko uri Imana yacu ibihe byose. Amen, amen. Murakoze cyane, Imana ibamere umugisha. Twanasezeye burije, ariko kera twebwe umuntu yaraturaga, yarangiza bakajya gushaka agatabi ko kumuherekeza. Umukwe rero ntabwo ashobora kuva kwa sebukwe ngo gatabi kataboneka. Gatabi gashobora gutangwa na Eliya. Atubabariye mu cyubahiro cye, ashima Imana, namara kwishima anasengere abashitsi batugendera. Ako niko kabando umukristo agenderaho. Haleluya. Ahaguruke ashima Imana, namara kwishima anarangize adusengere dutahe, aduha akabando karatugeze iwacu. Karibu rwose, karibu twese duhagurutse. Amina. Herutse kuyibona yongera igaruke, herutse kuyibona yongera igaruke. Iwe mperutse kukubona wongera ugaruke, herutse kukubona wongera ugaruke. Iwe mperutse kukubona. Haleluya. Herutse kukubona wongera ugaruke. N'umunsi mperutse kukubona wongera ugaruke, herutse kukubona wongera ugaruke. Iwe wongera ugaruke, ayiwe yongera igaruke, ayiwe wongera ugaruke, ayiwe mperutse kuyibona yongera igaruke, herutse kukubona wongera ugaruke. ayiwe mperutse kukubona wongera ugaruke, herutse kukubona wongera ugaruke. Ndabashimiye kuko mwaje kudusura, ni igikorwa cyiza nukuri, kandi urabona ne Eliya nyine ku kagezi k'ikereti, wa wundi ugaburirwa n'ibyiyoni agatunga nabyo. Haleluya, amen. Ni Imana y'amahoro ibaha umugisha cyane, amen, kandi ibishimire. Nshimiye pasiteri wanje, nakoraga urugendo runini, ariko mu minsi yashize uburwayi bwaraje, ndarwara, ariko aransengera, maze kunsengera kuza kudusura, none waje kudusura, ni byiza cyane. Kandi nshimiye n'abadiyakoni dufatanye umurimo w'Imana, ntabwo bari bazi hano iwanje, ariko murahabonye. Haleluya, amen. Nitugirira neza muzaba nimwe muzatanga iki ubuhamya. Haleluya, amen. Ukuri Imana ibaha umugisha, ikube 7 ka 70 naho mwakuye, Imana ihasubiza. Amen. Herutse kuyibona yongera igira ute igaruke. Kadushima Imana dusenga.
kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Amen. Mana data wa twese, yewe Yesu, uri mwiza kandi wahozeho ibihe byose. haleluya. Bwoko bwawe turabusengeye kugira ngo ubuhereze umugisha. Hari abagiye kugenda n'ibyuma byakozwe n'abana b'abantu, abo ngabo ugendane nabo nibashika mu rugo amahoro, tugushime tuguhimbaze. Hari abari bugende n'amaguru, barinde impanuka za hato na hato, Mwuka Wera agendane nabo. Kandi abo basize imuhira nabo nibasanga ari amahoro, turagushima tuguhimbaze. Ngaho umugisha wawe ubane natwe kandi utwishimire, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yewe Yesu, haleluya. Kuri kubwacu ntabwo twari tuziranye, ariko kubwawe turamenyanye. Amen. Imuhabwe icyubahiro. Tugarutse imbere yawe tukwereka abashiki bacu, tukweretse mwene data wabarangaje imbere, kugira ngo data mw'uyu mwanya, mw'aya masaha, turakwinginze ushobora byose, kugira ngo intambwe ya mbere ibi yawe, data iya kabiri ibi yabo, nibagera ku cyumba amahoro, turashima izina ryawe. Amen. Natwe dusigaye turakwinginze kugira ngo hereze ingabo zo mu ijuru zigare zituzungurutse, abamarayika batugote, nituzongera kubonana amaso ku yandi tuzashima izina ryawe. Amen. Amasanga yarakuze kandi Mana we nubwo bwije, ariko iwawe ntibwira, ni ukuri iwawe hahora harabagirana. Twinjize ingabo zo mu ijuru zaze zicunga umutekano, zibashungira umutekano. Amen. Abamarayika bagendane nabo, ni mu izina rya Yesu Kristo byaturakoze. Amen. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bibane natwe twese none n'iteka ryose. Amen. mujyana amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana abane namwe. 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 Ya Mana dukorera izaduhemba. Iyo Mana dukorera yo izaduhemba. Mana dukorera izaduhemba. Izaduhembera hidusana. Mfasha. Fasha. Izaduhembera hidusanze. Izaduhemba.